Aba bahinzi bahinga mu kibaya cya Nasho kiri mu kagari ka Cyambwe mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe. Bavuga ko bateguye imirima yabo maze bahingira ku gihe, gusa ikibateye impungenge nuko uku kwezi kwa Gashyantare kugezemo hagati batarahabwa imbuto y'ibigori yo gutera ibishobora kuzatuma bararihinga. Twarahinze mu guhinga dutegereza imbuto turayibura, turongera dusubiramo hararaye. Urabona amapivo yose agiye guhingira igihe kimwe, ku buryo ari igihe amazi amwe amapivo azajya yabura imyaka ikuma. Twebwe nk'abahinzi kuba mubona hano muhageze mukabona harateguwe, bure ntihakabaye umurima umeze gutya uri kurara tutari twabona imbuto. Kenshi na kenshi ubu dusubiyemo bwa kabiri turarura izi nabiri. Ikibazo gihari muri Nayiko niba ari no muri Minagri hose ntabwo tubizi. Imbuto ni ikibazo, imbuto kugira ngo abahinzi tubone imbuto ni ikibazo. Ubundi mu minsi ishize twari tumenyereye guhinga ipanari, imbuto zituruka mu mahanga. Ikibazo rero kinini aho kiri, imbuto ihari 409, iyo mbuto twumva bavuga ngo niyo mu misozi miremire, twe turi mu misozi migufi, kandi twari tumaze kuzamura kuri hegitari toni zirenga 6. Izo mbuto rero urahinga ukazasubira kuri toni 3, toni 4, kandi dufite ishoramari rirenze. Nicyo kibazo dufite, kubonera igihe bituma duhingira igihe, bityo ubu niba duhinga iki gihe tukazasarura mu kwezi kwa gatandatu, ubwo bikadufasha n'ufite undi murima handi cyangwa ibindi akora, bigatuma nawe yisanzura mu mirimo ye. Ariko ubu kuturindanya twese hano urabona ko turi mu cyanya cyuhirwa, amapivo yose ntabwo yahagurukiriza icyarimwe ngo amazi aboneke, ntabwo bishoboka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nasho Rubonesha Alexis avuga ko iki kibazo cy'aba bahinzi akizi, akemeza ko habayemo gutinda kw'imbuto n'ifumbire, gusa bikaba byaramaze gukemuka. Icyo kibazo turakizi cyabayeho, ni challenge yabayeho kubera ko ibiciro byari byaratinze gusohoka by'imbuto ndetse n'ifumbire. Isa nitinzeho, ariko kugeza ubu ngubu imbuto ndetse n'ifumbire byose byarabonetse, twatangiye guhinga, barimo baratera. Niyo challenge yabaye, kandi bishoboka ko byari kuri national level kubera ko ibiciro by'ifumbire ndetse n'imbuto byari bitarasohoka, bityo bituma tutabibona ku gihe. Ariko ku buvugizi bwakozwe ndetse n'akarere, hari inama yakozwe kuri iki gikorwa, akora ubuvugizi muri Minagri, biza kuba ngombwa ko imbuto n'ifumbire biboneka. Ubu twaratangiye, abahinzi batangiye gutera. Iki kibaya cya Cyambwe gihingwamo n'aba bahinzi bafite ikibazo cy'imbuto, kiri ku buso bwa hegitari zisaga 1000, kikaba gikorerwamo n'abahinzi batandukanye bahinga mu buryo bw'amapivo.